bagabo mwikomera amashyi umuntu wese uzi ko yasapotinze ibi biganza kugira ngo ntazasebera imbere y'abantu muri abantu b'abagabo mwikomera amashyi hari abantu mwagiye mu ibitekerezo muti ukuyemo ibi ugashyiramo ibi byaryoruya ndashimira Imana ko nta muntu ndwanya hano kuko ndwanya ntiwashora amamega nawe wikomera amashyi nimba wabiteganyaga ariko wabona akazi Imana igushyigikira cyane kwagure hano rero iki ni igicaniro kigufasha kumva uburyo wakwisengera batiriwe bakubeshya ngo bagiye kugusengera hano uraza ukamenya kwisengera twahamagara Imana rimwe ukayihamagara kabiri twazamuka ukazamuka twakubita ugakubita haleluya hano hari abantu bavuze bati twebwe iyo utangiye kumenagura ya myuka natwe twegura inyundo mu kwizera tukamenagura ibirere byose biturwanya Arise ndagusuhuje mu Busuwisi wafite ukuntu rwose iruhande rwa Bibiliya haba hari inyundo hari wavuze ati yewe rwose nibirimba na Tronovisi ndayizana mu buryo bw'umwuka iyo dutangiye kumenagura ibirere birwanya abantu aradufasha mu mwuka mu kwizera Imana ibashyigikire rero turi mu kwezi kwa 8 wiyumvemo ikaze hano kandi turabakunda tubategurira amasomo meza by'umwuka ndetse no mu mubiri ukiga ukamenya ukaba umuhanga ukaba igihangange mu bwenge mu mwuka urakura mu kumva ijwi ry'Imana no mu kwiga hano hari amasomo dutanga twafashe igihe twebwe cyo kujya kwishyura minerivare turiga hano turazana amasomo kuri mega zanyu gusa fate bike wandike na agenda cyangwa ikayi biraterwa naho wandika nimba ari muri machine tugeze muri wa mwanya wo kwiga uyu munsi rero hari abantu bavuze bati uri kwatsa inyenyeri z'abakozi ukatsiza abaganga ukatsa iki ariko ukibagirwa ko abashomeri twebwe uraduteganyiriza iki abashomeri rero mwitegure mufate n'ikayi mwandika ariko reka nsimbukira hano nakire nk'abantu bangahe kuri TikTok no kuri YouTube channel kuri TikTok reka nakire Murekatete Angelique umwanya muri gutegura amakayi n'amakaramu tugiye kwiga uburyo wakwatsa inyenyeri y'akazi wari umushomeri ukabona akazi tugiye kwigisha abashomeri uburyo mwakereye akazi sibyo ryo somo ariko mwari mukwiye kuryishyura kambabwira iryo somo rirakazi tugiye kwiga uburyo umushomeri yakereye akazi akavamo umuntu kazi yari umushomeri aragira ati Imana iguhe umugisha Vincent ansabiye umugisha bike ati turagusuhuje urakoze cyane Dina turakwakiriye hano kuri TikTok Rwigema turagusuhuje wiyumve mikaze cyane hano kuri TikTok umugisha w'Imana ukuzeho cyane reka nsome no ku mazi utuzi tuba mu batinde narababwiye kandi mu kwatsa inyenyeri y'ubuzima ko mugomba kujya munywa amazi sinabivuze Giselle ati turagukunda mama Zuzu ati ndagukunda Denise ati wansengeye mami nibyo byanzanye Muvunyi turakwakiriye ati turagukunda thank you reka twakire nabo kuri YouTube channel turakiriye witonze aragira turasa neza cyane wambaye neza ndagukunda urakoze cyane Jose karibu Muhire Nirere Wizeyimana nibagwire yego Josiana Kayezu karibu turagusuhuje Ineza Manirakiza Yvette Vestine Jose tuyishime Ndayisenga Rusiane murakoze cyane turagira ngo dutangire twige tugiye kuganira n'abantu babashomera ariko abafite akazi namwe mube hafi kuko mukanya tugiye gusenga twatsa inyenyeri y'akazi umuntu wese uzi ko adafite akazi yitegure vuba ngagiye kubona akazi witegure cyane vuba ugiye kubona akazi gemba mbyumva mu mwuka ntabwo njya mbesha mu mwuka mba mbyumva ikintu kigiye kuba niyo mpamvu Imana yambwiye ngo muri uku kwezi kwa 8 nzasenga isengesho ryo kwatsa inyenyeri z'abantu Imana yantumyeho tugiye rero kwiga twagiye ni gute wakwatsa inyenyeri y'akazi ni gute akazi kaboneke inyenyeri y'akazi ku giti cyewe wayatsute ijambo rya mbere ni ugutangirira mu mutwe no mu mutima mu mutwe
no mu mutima. Mu mutwe rero biza gute no mu mutima ukabihuza gute? Mu mutwe ni ukubanza ukamenya impano zawe, kuko ushobora kuba waragiye kwiga kudoda kubera ko aribwo bushobozi wanyu bari bafite, ariko atari byo bikurimo, hakurimo mekanike. Bashobora kuba barakwishyuriye mekanike kubera ko aribwo bushobozi wanyu bari bafite, ariko mu mutwe wawe harimo ubucuruzi. Aha rero mu mutwe wawe tangira umenye impano yawe n'icyo ushoboye. Ushobora kuba waragiye kwiga indimi ariko udashoboye kujya ku itangazamakuru kubera ko nta kaminuza wongeyeho, byararangire muri aya 6 yisumbuye, ntihajyeho hatuma hari itangazamakuru na rimwe ryagukenera. Birasaba rero ko mu mutwe hawe utangira ukajya muri meditation, no mu mutima ukajya mu ntekerezo, ukavuga uti nubwo nabyize nkaba ntabishoboye, reka ntangire ntekereza impano yanjye ni iyihe. Iyi mpano yawe nuyitekereza ukayimenya, ndaza kukubwira uko ubihuza control. Impano ikaba yabyara akazi, abazimu b'ubushomeri bakabura icyerekezo. Mumvugire ngo haleluya rero. Ikindi, mu gutangirira mu mutwe no mu mutima, ukabanza ukareka ikintu cyitwa igitutu, abagutera igitutu. Icyo kintu cyitwa igitutu abantu bagupreshinga, bagushyiraho pressure, igitutu. Na nubu nurabona akazi ariko wanpfuye kudepoza hano, ibintu byawapfuye, ibintu byawapfuye kugira ntuzapfe, ntuzapfa, ariko ibintu byawapfuye gukora nibi bigushyira igitutu ngo upfe, urapfa kubera iki? We baraza kukwicira woya wipfa. Abinyuma turi kujana cyangwa ni bimwe byanyu by'abaporo. Ndashaka kukwigisha uburyo wava mu bushomeri, inyenyeri y'akazi kaka, ibintu byo gusenga tubyongereho ibi ndi kubigisha, aya masomo ndi kubaha. Wumvise ko ari ukubanza kumenya impano yawe, nubwo wize ibintu ariko siyo mpano yawe. Ushobora kuba arize hotelere ariko atari kurimo, ahubwo wumva uri umudesigner, ukaba wafata akantu nk'aka nambaye mu mutwe ukakazingazinga kakavamo ikintu bakaguha 10,000, nubwo wize guteka. Ushobora kuba arize guteka kandi wateka ibiryo bikarura. Fayo. Hari abatujya tubona rwose babyize ndetse cyane, yateka ibiryo ukavuga se iyi ni isupu n'amavuta n'amazi. Naho nuko ari byo bari bashoboye icyo gihe, icyo kigo cyigisha guteka cyari cya muyomba wawe, bapfa kugukingayo kugira ngo utandagara, ariko sizo nzozi zawe. Niyo mpamvu nkubwira ngo tangira utekereze neza, umenye impano zawe, umenye icyo ushoboye. Ndaje nkubwire aho ucyerekeza, ureke abantu bagutesha umutwe. Ikindi, wizere ko bishoboka, hako ubundi kucyumva bidashoboka. Kandi hari ikintu mbona cyabananiye, kuki utumva ko byashoboka ko wahita ukira? Kuki utumva ko bishoboka ko wanahera ku iteremusi y'igikoma cy'amasaka umuntu yakinywa kumva nicyo gikoma cyari cyarabuze ku isi yose? Ibi wumve ko bishoboka, icara ku ntebe ya birashoboka. Ubwo icyo cyari ikintu cya mbere kirimo ibintu byinshi. Tugiye ku cya kabiri, nacyo tuza gusangamo ibintu byinshi. Ubwo ndashaka kubona abantu hano bari kwandika de. Hano hari uvuze ati turi kujana mubyeyi, undi ati ndakumva cyane. Wizeyimana ati nibyo kanicare rwose nige ndumva bigenda bize. Yego rata. Akaiza ati gusenga badakora ku bagupfuye no gukora mudasenga nabyo birapfuye. Imana ibiduhe ibidufashemo kuko byose nibituzanira ibyiza. Mwumva ko mwatangiye isomo ryatangiye kwinjira. Yego pe. Uyatuwiteka mwami wacu turinde mu mbaraga nkeya zacu, duhumure kuko turareba ntitubone, ntidusobanukirwe n'imitego tugenda duhura nayo. Tumurikire mwami inyenyeri yake rwose. Nibyo ndaje twirukankane Satani mpaka tumugeze kuzimu.
kandi turamwirukankana kuri Rivanse, ntabwo dutuma ahindukira kuko turamwirukankana kuri Rivanse ku buryo agwa agaramye. Ati Mana nsabye Minerval imbere y'ibindi kugira ngo iri shuri ngishyure. Ntiwumva arata ureba kure. Ati turi kujana mama. Uyu aragira ati nkundi usetse rwose. Ati ndafashijwe pe. Ati birashoboka. Kuri TikTok se mwebwe mutiki muti tuguteza amatwi wo n'umuhoza. Bikati humura turahari. Wembabaza ati twateye akarago pe. Yego ubona niki mbakundira, reka nkomeze rero sasa nagira ngo ndebe ko turi kujana. Ndashaka icyo ndwanya niki, ndashaka kurwanya ikintu cyitwa ubushomeri. Abantu bibafatira mu marangamutima yanyu, namwe ngo amarangamutima yanyu muyice mwumve ko ntacyo mushoboye. Nje kuyakangura rero kurikira. Icya kabiri, kwiga ubumenyi bushya. Tangira wiga ubumenyi bushya. Mu bumenyi bushya icya mbere uramenya ibigezweho. B, kora akazi k'ubuntu. C, itegure kwiga ibishya. Menya ibigezweho rero niki. Nk'ubu muri no minsi uraza kureba imyambaro y'abakobwa igezweho, uraza kureba ibicuruzwa bigezweho. Menya ikintu kigezweho wakora utitaye kucyo wiza cyangwa kucyo wasanze so akora. Umenye ibintu bigezweho. Umenya ngo saba abafundi nubwo ntashoboye ubuyede, nkaba ntashoboye ubufundi, nkaba ntashoboye guponda isima, sinaponda irindazi nkarishira abayede n'abafundi, iri rindazi bakankubita amafaranga nkataha nungutse 2 nkakubita ikofi. Faya. Menya ibigezweho. Kora akazi k'ubuntu. Ibi bintu byakora akazi k'ubuntu ndashaka kubwira abasore mukura amaboko mu mufuka bite byanyariko. Ni nkumi n'abantu mwese mwitwa abashomeri. Tangira uge gukora akazi k'ubuntu. Jewe niga kudoda, reka mbaho urugero nihereyeho. Par exemple moi, ubwo cyo ne gifaransa. Yes. Noneho niga kudoda najyaga jewe gukora akazi k'ubuntu. Nkacunga umuteri wapatanye imyenda myinshi, nkajya njya gukuba amarido y'ubuntu, nkomeka tisikoha ku buntu kuko birarushya, nkajya gutera ipasi ku buntu, nkamusaba ibyo nkora ku buntu. Noneho ubwo buntu yareba ibintu nakoze umunsi wose akagira isona kamitiki. Ejo yabona nabikoze neza bya bintu by'ubuntu aho kugira ngo ejo atange devise ahandi akayima. None mwaricaye kuri WhatsApp, mwicaye kuri TikTok, ntiwajya no mwiduka